Buriya nshuti yanjye, uko umunsi wije, uko ijoro ritashye, hakaza ukwezi, ujye uzirikana yuko ukwiye icyubahiro ari Imana gusa, kandi ujye uzirikana yuko atari ibisanzwe. Tekereza uko umunsi wagenze, tekereza ku byo wakoze, ibuka izari inshuti zawe mutabashije gukomezanya uru rugendo, nyamara mwarakundanaga, mwari inshuti pe, mwasangiye akabisi n'agahiye, mufitanye amateka utazigera wibagirwa mu buzima bwawe, mufitanye urugendo mwagendanye, mwari mufitanye imipango myinshi mwari buzanoze, ariko yaragiye ntawe ugihari. Hari abavandimwe, inshuti, abaturanyi baragiye, bari bafite imishinga myinshi yo gukora, ariko ntibabishoboye, ntibabigezeho, baragiye. Mu by'ukuri bakurushaga byose, yaba ubutunzi barakurushaga, yaba ubugwaneza barakurushaga, ubwiza, ubusore n'ibindi barakurushaga. Mwene data, ntacyo wabarushaga, ariko si uyu munsi barihe? Baragiye bageze ahacecekerwa, ariko uri aho ngaho wihagazeho neza. Nshuti yanjye, shima, nyamuneka jya ushima, wirindire ejo, bikora uyu munsi kuko ejo si ahawe. Mwene data, jya ushima buri kimwe cyose ufite, yaba umwuka, yaba umwambaro niyo waba ari umwe uhinduranya, jya uwushimira Imana, kuko wibuke ko byose ari inyungu uvukana na kimwe wari ufite. Ibyo ugezeho byose mwene data ni inyungu, jya ushima.